Uyu munsi wa none abantu bose bari mu cyitwa TMP yaje bakubita inyundo hahandi uba wumva ko inyundo nyine bayikwashije mu mutwe. Kugira ngo wenda mutabona ko ari ukubabeshya cyangwa se ari ukubigirizaho nkana, urabona ko twajyaga twandika ubundi TMP ahangaha muri Google browser cyangwa se muri Google Chrome, warangiza wageramo hano muri Google Chrome ukahita ukanda kuri ino link ya mbere, cyangwa se ukabona yuko noneho TMP itarimo gufunguka. Urabona iminota yose imaze yanditse ibara ry'umukara itarimo gufunguka. Rero iki ngiki ni ikimenyetso cya hatari. Hari abantu bamwe mu kubwira ngo nibajye muri Play Store badawunilodinga yo application yajyaga ikora mu dutelefone tw'amatushe kera tugikoresha Facebook, abantu barabizi, yitwaga Mozilla. Iriya app nayo byaje gukunda mu minsi yashize, ariko kuwa mbere w'icyashize nayo byaranze. Ubu rero bivuze ngo ino TMP yarangije kuba yafunga imiryango abantu barirengagije kenshi cyane, tukazajya tubabwira ati nimureke kwirengagiza bakanga kumva. Ariko urabona iminota yose mvuze itarimo kuba yafunguka website yabo ahangaha muri Google. Urabona ko website yabo hano muri Google noneho muri ino minota mvuzemo ino video ntago irimo gufunguka. Bivuze ngo ishobora no kuza gufunguka wenda nyuma waba umaje kuba wabona ino video, waza kuba wajyamo ikaba yafunguka, ariko nyine iraba ifunguka ari bya bindi byo kugira ngo ikureshye ugire ngo irafungutse, ugiye kongera kubikuza yongere ihite ikurya. Urabona ko bahise banyereka yuko telefone yanjye nyine nta bimeze nk'aho itariho internet. Aya makuru ntago ari meza ku bantu bose bari mu mushinga wa TMP, cyangwa se abantu bose bari baraje babwirwa ko TMP ngo ari ikigo cy'Abongereza ngo kirimo kirafasha ngo abantu ngo bashobora ngo kuba bakwiteza imbere bakikura mu bukene. Ariko hari ikintu kimwe nshaka kubabwira yuko iyi mishinga yose iza ibabwira yuko ugomba gushora kugira ngo ube wabona amafaranga wowe ushoramo. Murabizi yuko mu minsi yashize yuko Murangira Bitseri bivuze, aravuga ati ibi bintu byose bimeze nka piramide byo kuzana umuntu wowe kuba uri muri company runaka cyangwa se uri mu mushinga runaka, warangiza ukazana undi muntu ngo aze nawe ngo akwinjirireho, ngo namara kukwinjiriraho ngo nawe ngo azane ngo undi ngo amwinjirireho. Ibi bintu murabizi yuko ibi bintu barabivuze, bavuga ko ibi bintu atari byo, bagendera ku byitwaga bya supermarket, ibyo byarafunze murabizi, bya STT murabizi byarafunze. Ibintu batubwira inshuro nyinshi, batubwira yuko ibi bintu atari byo, cyangwa se ibi bintu atari sawa, ibi bintu ko ari bibi. None uyu munsi wa none abantu bose bari mu cyitwa TMP yaje bakubita inyundo hahandi uba wumva ko inyundo nyine bayikwashije mu mutwe, kuko harimo abantu ngo bari mu byiciro, ngo icyiciro cya mbere, icyiciro cya kabiri, icyiciro cya gatatu n'icyiciro cya kane. Ariko uyu munsi wa none guhera ku cyiciro cya kabiri ntago barimo kubikuza. Ngire ngo murakabonye akavideo mberetse uburyo wajyaga winjira muri ahangaha muri ino porogaramu ya TMP, ukinjiramo ukaba warebamo ibintu byose, ukajyamo ukareba abo wamamariza n'abo ukorera hose. Murabona ko bitarimo gukunda, ntabwo birimo gukunda. Bivuze ngo ino TMP yamajije kuba crashinga, cyangwa se isoko ryayo ryamajije kuba ryakwikubita hasi, mu gihe mu minsi yashize hasohotse itangazo ubwo bavugaga yuko TMP idafite ibyangombwa byuzuye yemererwa kuba yakorerwa ahangaha ku butaka bw'u Rwanda. Ariko abantu banga kubyumva. Buriya hari abantu basoma nibumve, cyangwa se bakabwirwa nibumve. Niba baje bakababwira ngo TMP ntago irimo gukora, cyangwa se ntago ifite ibyangombwa byemewe kuba yakorera ahangaha ku butaka bw'u Rwanda, wowe ukajyaho ugakomeza ukarebana ngo n'abantu ngo bakora ibiganiro hano ku mbuga nkoranyambaga, ngo barimo bakubwira ko byakunze kubikuza, ngo uko byakunze. Ni ukuvuga ngo nyine ikintu cyo cyaje kuba kibaho nuko TMP ubu ngubu none ahangaha urimo kwinjira muri website yabo igakrashinga, ntikwereke yuko uri buyinjiremo ngo bikunde, igakomeza ikerekana ibara ry'umukara. Ngire ngo ibyo ngibyo mwabibonye. Rero ariyo mpamvu ndimo ndabwira abantu mwese yuko igihe inzego z'umutekano cyangwa se inzego zireberera abaturage zizajya zitanga itangazo, mujye mukurikiza ibyo itangazo ririmo kuvuga. Ibaze niba hari nk'umuntu
wabonye yuko TMP basohoye itangazo, iri tangazo murimo murabona, ibaze niba hari umuntu waribonye akaribona akabona ko basohoye itangazo yuko TMP idafite ibyangombwa byo gukora hano ku butaka bw'u Rwanda, cyangwa se ko irimo gukora mu buryo butemewe, warangiza nyuma yo kubona iryo tangazo nawe ukongera ugashora. Ibaze niba hari umuntu wabonye iryo tangazo akongera agashora, agakomeza agashora, akongera agashora. Kandi mwibuke yuko harimo abantu ngo bashyizemo 2025 kuzamuka kujya muri 200 ibaze nk'umuntu ushobora kuba yarabikoze nyuma. Ntabwo nishimye ko wenda TMP ishobora kuba irimo ikorashinga, kuko ibi bintu birimo abantu benshi, ushobora gusanga harimo abavandimwe banjye, harimo ababyeyi banjye, cyangwa se harimo n'inshuti zanjye. Ntabwo ari ibintu nakwishimira, ariko ni ukuvuga ngo igihe inzego zatanze itangazo bakavuga ati ibi bintu mubyitondere mureke kubijyamo, mukaba mwabonye inzego zatanze itangazo, ni ukwiye cyo ugomeza gushora, ni ukwiye cyo ugomeza gufata amafaranga yawe ukaba ushobora kuba wagomeza ukaba wayashyira muri uwo mushinga, kandi wamaje kubona yuko ibintu bitemewe na leta koko. Cyangwa se wenda tuvuge wenda ko byemewe da, ariko se niba bamaje kubona yuko ibintu birimo gukrashinga, yuko nta byangombwa bifite, bite byawe? Tuvugisha ukuri, hari umuntu wundi ufite ikibazo utari wowe? Hari abantu benshi cyane ahangaha TMP kubisa inyundo, sibyo? Kuko hari umushuti wanjye tujya duhurira ahantu muri groupe ya WhatsApp, ejo mu minsi yashize aranyandikiye arambwira ngo se ngo wambwiye ngo uburyo TMP irimo gukoramo, ngo ndamubwira ati hoya, njye TMP ikintu nabonye ko leta yasohoye itangazo bavuga yuko itujuje ibyangombwa, cyangwa se hari ibyo ibura kugira ngo ibe yakorera hano ku butaka bw'u Rwanda. Ndamubwira ati rero njye nta kintu mfite kindi navuga kirenze kuba nyine kampani mbona irimo gukrashinga. Ariko hari ibintu nyine biza bikabaho, ugasanga abantu bagiye ku mbuga nkoranyambaga bakavuga, bakabwira abantu bose, muzajye mubanza akenshi na kenshi mujye mutunga amatwita, cyangwa se mukurikire bamwe mu bayobozi, muzajye mwumva ibyo inzego zivuga, kugira ngo hataza kubaho ikintu cyo kuba abantu bamwe bajya mu mujyo wo kwibwa n'izi kampani. Kuko urabona ko ino TMP ni kampani nyine ifite abantu b'abahanga bayiteguriye, abantu b'abahanga barayiteguriye, iraza irakora, itangira ikora yereka abantu yuko ikora, nyine abantu benshi cyane bajyamo baruzura. Noneho abo bamajije kuzurira, urabona yuko amafaranga yanyu ashobora mwese kuba muyacucu, ashobora kuba agiye. Gusa amafaranga yanyu ntabwo ashobora kuba agiye. Niba hari abantu bari kubikuza uyu munsi wa none bakaba barimo kubikuza bikaba byanze, ku wa mbere bakaba barabikuje bikaba bitarakunze, byaranze, bivuze yuko rero ari ibintu byo kuzajya rimwe na rimwe abantu bitondera, kuko urabona yuko ni ibintu biba byateguwe, ni imishinga iba yateguwe igategurwa n'abantu b'abahanga, ku buryo iyo umushinga ugiye gukrashinga uhita utwara amafaranga menshi cyane. Hari yitwa STT nayo yaraje gutya, irazitanga amafaranga, abantu barayabona, amafaranga abantu barayarya, ariko nayo yagiye gukrashinga ikubita hasi, abantu bahita bahomba amafaranga yabo yose. So hari n'iyitwa ino supermarket nayo yaraje, nayo igenda gutya, nayo iraza itanga amafaranga, irakrashinga. Ariko mujye mwibuka yuko inzego ziba zabwiye ko ibintu bya piramide, kugenda ngo urazana umuntu akakwinjiraho ukabona amafaranga menshi, ngo n'undi nawe akaza akinjirira ku wundi. Ibi bintu akenshi na kenshi abantu biha amafaranga ni abantu binjiramo bwa mbere, ariko abantu binjiramo bwa nyuma akenshi na kenshi barahomba, ni nk'abarimo guhomba uyu munsi wa none ahangaha muri ino TMP. Rero icyo nababwira, cyangwa se icyo nabwira urubyiruko, ni uko muzajya mutega amatwi ibyo inzego zirimo kuvuga, kenshi na kenshi mukabanza mukasoma amatangazo, mukabanza mukajya muri bimwe mu bigo bishinzwe ubucuruzi hano mu gihugu cy'u Rwanda, mukabanza mukareba kuko niba ikigo bakubwiye kigiye kuguha amafaranga niba cyemewe, niba leta icyemera. Nusanga leta itacyemera rwose, nushaka uzajya uhita ubyihora, kuko n'ubundi urumva ntabwo wakorana n'ikintu kitarimo kwemerwa n'inzego